Kongeye kubaha ikaze bakunzi b'Umuragwa Family TV. Uyu mwanya ni wa wundi duhura tukaganira, tukaba tugiye kuganira ku ngingo mu buryo bwa bundi umutumirwa dufasha gusobanukirwa cyangwa gusubiza ibibazo bigiye bitandukanye. Twatangira tumuha ikaze. Murakoze cyane. Reka dutangire ku kibazo cyangwa se ku ngingo ivuga ngo abantu benshi ubundi bakunda kuvuga ngo iyo umuntu ngakize ngo ahindura inshuti, ku buryo usanga hari n'abantu rimwe na rimwe batabibona neza, akavuga ati buriya muntu twari tuziranye ariko yagize atya agira iterambere ryo mu buryo nyine bw'ibifatika, ndavuga wenda amafaranga cyangwa se wenda ubutunzi, abantu babyita ukuntu butandukanye, yahise ahindura inshuti. Noneho hari inshuti za kera ntago zikiri inshuti ziwe, ugasanga harimo bamwe wenda bagerageza kumva impamvu yabyo, ariko abandi ntibagahita bavuga ati abakire niko babaye, abakire niko babaye, umuntu wese ikize nyine ahita yica ku bantu. Ubona biterwa n'iki, cyangwa se ibyo bintu kubera icyo usanga abantu benshi bakunda kubihurizaho? Byaba ari ibyo cyangwa se impamvu yaba ari iyihe? Wese ubyumva ute? Njyewe mba mbona ibintu abantu bavuga akenshi hari igihe wowe ubivuga bitewe wenda n'ikintu ahubwo wari witeze muri uwo muntu wita ko yakize, ukaba wenda utarakibonye bimunyuzeho. Tuvuge n'urugero, hari ukuntu abantu baba bazi ngo umuntu nakira mu bantu agomba kuzakiza, nawe urimo ukumva ko nyine agufite mu nshingano igihe yazaba nyine uwo muntu yarakize cyangwa se yarigiye hejuru wenda mu buryo bw'ibifatika. Noneho ugasanga n'uburyo wenda mwahuragamo bwaragabanutse, kandi wenda hari igihe umuntu mba namwumva, ariko rimwe na rimwe njye ntabwo uwo muntu mba numva uburyo babifatamo ariko kuri, ahubwo hari igihe aba yarabuze umwanya nyine, kubera iyo umuntu agize ibintu hari igihe agira n'umwanya nyine wo kubyitaho cyangwa se akabigenera umwanya. None urumva niba mwarahuraga cyane ntabwo muzakomeza guhura. Ibyo bikaba byatuma nyine abantu batangira kubona ko wiciye ku bantu. Niyo mpamvu nyine bavuga ngo umukire ngo iyo yakize yica ku bantu. Nyamara si ukubica, ahubwo wenda ni communication yagabanutse, kandi uwo muntu nyine babyumvikana ko ntago wakwita ku bintu kugira ngo ugire ibindi hanyuma ngo ubone n'umwanya wo kwita ku bantu nk'uko mbere wabikora utaragira ibintu. Njye nuko nguko mba mbyumva. Njye rero ukuntu mbyumva, dufashe nk'urugero, dufata urugero, umuntu yarasanzwe wenda afite akabutike muri karitsiye. Urumva ko ba bantu bo muri karitsiye yacururizagamo nibo nakwita nibo bahoranaga umunsi ku munsi, cyangwa se abo baturanyi baho ngaho, ku buryo igihe bari bumushakire bari bumubone. Niba bashaka ikintu runaka barajya kumureba, niba hari inyunganizi bashaka barajya kumureba. Noneho wa muntu yavuye mu gucuruza muri ya karitsiye, tuvuge nda agiye gucuruza nko mu mujyi, yabonye ya mafaranga nk'uko wabivugaga. None se ushize mu nyurabwenge, urabona wa mucuruzi azongera kujya abona umwanya wo kuza kwirirwana na bandi bo muri karitsiye, cyangwa azaba ashishikajwe ahubwo no kujya muri ya mu nama, nayo ngo ya manama, kandi ni bavuga inama ntibavuga amanama. Azajya abona umwanya wo kujya muri ya nama yo muri karitsiye, cyangwa se umwanya we wose azawuharira ba bacuruzi navuga bari mu kigero kimwe, kuko hahandi muri karitsiye ntabwo bakiri mu kigero kimwe, ariko ntabwo bivuze ko yabibagiwe. Nabo bamukeneye bashobora kumubona, ariko bitari ibya buri kanya nk'uko bari basanzwe bamubona muri karitsiye. Rero ukuntu mbyumva, ntabwo niyumvisha ko, cyangwa se sinemera abo bavuga ko iyo umuntu yakize aba yibagiwe inshuti, cyangwa se aba yibagiwe abo bari basanganwe, ahubwo ni wa mwanya aba yabuze, kubera nawe noneho igihe arimo ari kwita ku byo arimo, kuko ibyo yari arimo yarabirenze. Ariko ntabwo ari abantu yarenze, ahubwo yarenze wenda bwa bucuruzi nk'uko twabivuze. Noneho agira ute, atangira kujya ku rundi rwego rwo hejuru. Urundi rugero twatanga, tuvuge n'urugero, dufate nka minisitiri wa siporo wagiyeho ubu ngubu, yarasanzwe ari muri basket,
urabona ko muri basket bamubonaga cyane, ariko sintekereza ko kubera ko yabaye minisitiri wa siporo azongera kubona wa mwanya 100% yaboneraga basket, kuko noneho ubu ngubu ahagarariye siporo zose zo mu Rwanda. Ndetse ubwo bishatse kuvuga ko basket yayanze, cyangwa ahubwo ni umwanya wagabanutse, ariko rwa rukundo yakundaga basket ntaho ruzajya, ariko uko yabyitabiraga ntabwo ariko azongera kubyitabira, kuko ubu ngubu inshingano zabaye nyinshi. Ngiye nuko nabitekerezamo. Bivuze ngo abantu babyumva uko nguko bakumva ko nyine umuntu niba wenda yagize iterambere ryo mu buryo bw'ibifatika ngo yahise yica ku bantu, abantu babyumva gutyo ko niyo umuntu nyine bibaye automatically nyine ahita yica ku bantu, tuvuge ko baba bibeshya cyangwa baba bafashe ibitari byo. Baba bibeshya kubera ko hari n'igihe usanga uwo muntu unagiye kumureba atakonga kukwakira, ahubwo wowe ugahora wikeka waha yabaye umukire namugeraho se, ntitukire mu rugero rumwe, kandi we mu by'ukuri nta bitekereza, ahubwo ni wowe uri kubitekereza. Nese wagiye kumureba yanga kukwakira ngo nuko wenda yabaye umukire wowe ukaba ukiri hasi. Ushobora kubyibazaho impamvu uri yagenda avuga kuri ngiye ntago mbyemera. Nemera ko bitewe n'akazi urimo, bitewe n'inshingano ufite, ari byo bishobora kukurimita ku bantu, ariko bitavuze ko wabanze. Ko hari abantu usanga se nyine agira ibintu ugasanga yarahindutse pe. Yahindutse gute? Kubera ko hari igihe nyine abantu bakunda kuvuga ko, kandi koko wenda hari igihe usanga ari nayo realite, umuntu niba agize iterambere runaka, byanze bikunze resitora yariragamo irahinduka. Niba yariraga muri 500, ubwo nyine ajya nko muri 2 cyangwa wenda 3. Ni ukuvuga ngo niba yanyweraga wenda ahantu icyayi cya Mukaru wenda cya 300, ahita atangira kujya kunywa ku gakawa, akumva nako ukuntu bimera. Byumvikane ko inshuti yarafite hahandi nizo bakunda kuhahurira wenda rimwe na rimwe, cyangwa se inshuti nazunguka muri icyo gihe azazunguka kubera hahantu wenda akunda gusohokera cyane cyane. None ugasanga inshuti ahuriye nazo aho hantu nizo zimuhinduye, zikamuhindura ku buryo wenda uburyo yafatagamo abantu byarahindutse. Ibyo bintu ntabwo bishobora kubaho. Ugasanga nyine nawe ahuye n'abantu, abantu bakamuhindura, bamubwira nyine akisanga ari kugendera ku myumvire nk'iyabo bantu. Nyine wajya unamureba wenda akabone n'ubwo wenda udatekereza ko nyine yaba yarakwiciyeho, ariko ukabibona ko yahindutse. Ntabwo ibyo byo bishoboka. None se reka nongere ngusubirisha ikindi kibazo, cyangwa se turi kugereranya. Tuvuge no urugero, niba umuntu yari atuye nko mu Giporoso, ariho akorera, wenda arira muri restaurant, amaresitora yo mu Giporoso ntabwo nyazi, ariko ndarira muri restaurant navuga wenda iciriritse aho ngaho. None akaba yazamuye urwego, ari gukorera wenda nko kwa Makuza mu mujyi, kugira ngo bitazagaragara ko yiciye ku banyagiporoso, azajya ava mu mujyi ajye kurya mu Giporoso, cyangwa azarya mu mujyi, azarira mu mujyi. Hari igihe avuga ati yagapfunyitse. Urarinda se none se ubundi mu Giporoso yarapfunyikaga ntiyajyaga muri resitora? Ahubwo hari principe muri ekonomi ivuga ngo iyo amafaranga yiyongereye n'ibyo wifuza biriyongera. Bivuze ko niko kundi tuvuge no rugero, niba mfite akazi k'ibihumbi 500, ntabwo nzaba mu nzu y'ibihumbi 30. Ibyo byose nzashaka wenda inzu y'ijana, 150 gutyo. Ariko igihe niba mpemwe 50, nzaba no mu nzu ya 5, iramutse iba ihari nayibamo. Niyo mpamvu rero bakubwira ngo iyo amafaranga yiyongereye n'ibyifuzo biriyongera. Kimwe rero nuko niba tuvuge n'urugero,
ugasanga nk'umwarimu yari umwarimu mu kigo runaka, ukajya ukumva yabaye nka visi meya, kuko aho bijya bikunda kubaho. Cyangwa ugasanga umuntu yari umwarimu ahise aba depite. Urumva iyo ntera iba igiyemo, kugira ngo utazumva ko yakwiciyeho, nuko azava mu nteko akagenda akajya muri ka kabari mwasangiraga inzagwa. Nawe ako kanya ugomba kumenya yuko nyine yahinduriwe amateka, ntabwo azongera gusubira muri ka kabari k'inzagwa, azajya nyine ahandi hantu hasobanutse no bikurikije n'akazi akora. Icyo gihe rero aho wa muntu ngiye namugayira, kereka yanze abantu akabasuzugura akagira gute, ariko kuvuga ngo yahinduye aho kurira, yahinduye aho kunywera, yahinduye, ntabwo nge navuga ko ari ukwirata. Ari ibyo ngibyo yajya none se ko umuntu aba minisitire yari asanzwe wenda agendera nko muri ravafo, akimara kuba minisitiri agahita agenda muri V8. Uzi impamvu abikora? Nuko mu rugero rwe abo bari muri nivi imwe mu kazi nibyo yasanze. Aheza ati minisitire muri ravafo, ariko sinekereza ko yakwanga ba bantu yasize inyuma b'inshuti ze ngo nuko yabaye minisitiri. Ahubwo nekereza ko ni igihe kiba cyabaye gitoya bitewe n'inshingano afite zo gukorera igihugu, cyangwa se niba utaba uri gukorera igihugu wikorera, bitewe n'ibyo uri gukora nibyo bizaguha abandi. Nakwita ngo n'ubundi uzakrea inshuti nshyashya bitewe n'ibyo wagezemo, ariko na za zindi inshuti nyashuti ntabwo ihinduka kubera ko wabaye runaka. Njye ntabwo bifata gutyo, sinanabyemera. Bivuze ngo kuko umuntu yazamuka ari izo nshuti akazihindura, ari naho hantu wenda mwajyaga muhurira mbere atarazamuka akahahindura, ari n'ukuntu wenda yitwaraga nabyo bigahinduka, biri normal. Njye nta kibi mbibonamo, bitewe na circonstance, bitewe n'imirimo yagiyemo, bitewe n'ibiharimo. Ntabwo numva ko ari byo byatuma wikeka ngo yarakwanze, kereka niba hari umuntu yaragiye kumureba akamusuzugura kubera ko yabaye minisitiri, yabaye visi meya, yabaye iki, cyangwa se yabaye umucuruzi ukomeye akaba yamusuzugura. Ibyo byo ntabwo byaba ari byo. Ariko hari n'igihe nubwo abanyarwanda nibo bavuze ngo nta byera ngo de, wenda izo kazi zirahari, ariko icyo nibaza uwo muntu ubivuga abifitiye ikimenyetso cy'uko uwo wari inshuti ye yamwanze kubera ko yabaye umukire. Ntabwo nabyumva kimwe n'uwo nguwo. Ibyo bintu biri normal. Ukuntu ndimo ndabyumva, ndimo ndumva ko uwo muntu wenda wanabitekereza gutyo cyangwa ubyumva gutyo, iyo situation yabaye kuri uwo nguwo nawe iramutse imubayeho, nawe akazamuka akavanza uko nguko ari kubwira uwo nguwo ngo wenda byarahindutse, rimwe na rimwe usanga nawe ariko byagenda, so ntago ari ikibazo cyo guhinduka. Ni ibintu biri muri natire nyine. Umuntu ubuzima buhindutse byanze bikunze, inkweto yambaraga niba yambaraga ya 5 ahita atangira no kumva kuyica ukuntu bimera. Urumva rero iryo soko arema ritandukanye n'irya 5 yaremaga. Abantu bazahurira muri iryo soko batandukanye nabo mu soko rya 5. Kwa rero baba inshuti nta kibazo kirimo, gusa wamugana ikibi no kuba wenda yakwibagirwa babandi ba mbere, ariko kugira ngo agaragaze ko atabibagiwe ntago ari uko muzajya muhurira muri rya soko, mushobora guhurira ahandi hantu cyane. Turabashimiye bakunze Umuragwa Family TV. Hari igitekerezo cyangwa inyunganizi kuri iyi ngingo tuganiriyeho, hari ukuntu abantu baba babyumva mu buryo bugiye butandukanye, nta kibazo rwose mwatuganiriza cyangwa se mukabitubwira muri komenti. Umutumirwa tuzajya tumwiyambaza cyangwa tumwifashisha adufashe gusobanukirwa bitewe n'igitekerezo cyangwa inyunganizi umuntu yagiye ashyiraho muri komenti. Reka tumushimire. Murakoze cyane. Ibiganiro ku Umuragwa Family TV nakagaruka.
ciao ciao.